yatanze amabwiriza kuri training ya RDF. Kamara nicyo kitavuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine. Aho iciye ntagire igisigara. muraka Banyarwanda banyarwandakazi nongeye kubasuhuza njyewe ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo Ubumwe. Murabyiyumviye killing machine iracyakomeza mu Rwanda, yarahamaze abasigare bari kubicisha inzara no kubica mu mutwe, none yimukiye muri Congo kuva muri 1996 ibeshya ko ikurikiye aba FDLR. Muri Congo bemeje ko aba FDLR ngo bari basigaye babahaye, noneho bakajya bakora uko bashoboye bakongera bakabagarura, bakitwaza ngo bari kubahiga kugira ngo bakomeze bice abahutu. Nagiraga ngo mbamenyeshe ko ikishishe Mpazi twaharimaga isoko tuvuye Bambu naho ibyo bahakoreye murabizi. Ikishishe babasanze muri eglise babiciramo, ariko bari barangije no kwica abandi benshi cyane Ibambu. Ubwo amakuru nyayo tuzababwira muri iyi minsi, tubabwire twe exactement umubare wabishwe bavyoye abadamu. Intwaro ya FPR murayumva kuva muri 90 bica abana bakavyora abagore, barangiza bakica umuhutu wese. Reka ngire ukundi kuntu mbibanyuriramo ku buhamya bw'umuntu umusore witwa Sam Kayitare. Aragira ati: ubuzima twakuriyemo bw'ubuhunzi muri Uganda twigishijwe ko umuhutu ari umuntu mubi, inyamaswa, kandi ko batagira ubwenge. Niyo mpamvu intego yacu FPR Inkotanyi yari ukubarwanya, tukabakura ku butegetsi ku kiguzi icyo ari cyo cyose, tutitaye ku batutsi bari mu gihugu, kandi buhoro buhoro bakazibagirana. Abatutsi mu gihugu twari tubizi ko nabo ari nk'abahutu, barabanaga, bahanaga inka, barashyingiranaga, bafatanyaga gusingiza Habyarimana, ku buryo gupfa kwabo ntacyo byari bitubwiye, ariko twahishaga ko tubafitiye urwango. Bo bibeshyaga ko tubakunda kandi ari bo tuje gutabara. Ukuri ni uko ari bo bari turufu nziza yo kugira ngo tuzagere ku butegetsi. Tumaze gutangira urugamba, twagombaga guteranya abahutu n'abatutsi kugira ngo icyo turwanira cyumvikane neza. Twagombaga nanone kwica abahutu ku buryo bushoboka bwose, no kwica abatutsi bikitirirwa leta ya Habyarimana. Politike yacu yo hejuru byose twabigezeho. Abahutu turabica n'abatutsi turabica. Uwo musaraba ujya ku bahutu, biduha uburyo bwo kubica buhoro buhoro. Ngibyo ibya killing machine. Reka twongere tuyumveho gatoya, hanyuma nitumara kuyumva ndabumvisha nanone ijambo rya Ministre porte-parole wa Congo ndetse n'irya Perezida wa Congo. Excellence yatanze amabwiriza kuri training ya RDF. Kamara nicyo kitavuze gihinduka itegeko. Yaravuze ngo ndashaka RDF kuba trained kuba a killing machine. Ngibyo rero murabyiyumviye, ubivuga ni Kabarebe, mwese muramuzi kandi ntago yigeze abihakana. Ibi ngibi ntawabimuhimbiye, ni amajwi ye, ntawamufashe ku ngufu kugira ngo abivuge. Yarabyivugiye, aho yabivugiye Abanyarwanda mwese murahazi. Reka mbagezeho ijambo rya
minisitiri wa Congo porte parole, hanyuma ni mu gifaransa ndabasobanurira muri make icyo bishatse kuvuga. En tout cas, dans les jours qui viennent, comme les langues commencent à se délier, dès que les rapports des experts des Nations Unies sortira, il y aura une pression plus forte et des sanctions sur le Rwanda, parce qu'après les sanctions, pour nous, il faut que la justice se fasse pour les victimes et pour que plus jamais violence ne se répète dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aragira ati ibihano mu minsi igiye kuza bigomba gufatirwa u Rwanda byanze bikunze, kugira ngo nta mahoro ashobora kuza justice itabaye, ibihano bidafatiwe u Rwanda ntabwo amahoro ashobora kubaho muri Congo, muri kiriya gice cy'amajyaruguru n'uburasira west, mu majyaruguru yo muri Congo, mu bice bya Goma na Rucuru. Arakomeza ati Je pense avoir répondu à vos questions. La contrepartie du gouvernement congolais en cas de négociation, si baramubajije batese ko M23 iri gusaba ko haba negociation, eske hari icyo mutekereza muzayemerera mu bintu irimo gusaba? Ndabibutsa ko iri gusaba yateye ivuga iti dushaka ko twebwe turi ingabo, turi abanyagihugu, turi abakongomani, dushaka ko natwe mwatugira ingabo zo muri Congo. Mwumve igisubizo atanga rwose. Il faut d'abord, en tous les cas, il n'y a pas de négociations à avoir avec un groupe terroriste. Les schémas étaient tout tracés. Ngo nta negociation, nta mishyikirano na groupe terroriste mu Kinyarwanda. Ndumva abanyarwanda twese tumaze kumenyera ijambo iryo ari ryo. Nta mishyikirano n'imitwe y'iterabwoba ntayihaba. Ibigomba gukorwa reka bitubwire. Vous avez suivi la conclusion des discussions qu'il y a eu à Nairobi, l'acte d'engagement qui a été signé et les engagements qui ont été souscrits. Et donc, il n'y aura pas de traitement particulier, même dans la meilleure des hypothèses, pour la M23. Les députés qui sont dans cette salle nous ont déjà recommandé qu'il ne fallait pas les insérer dans l'armée. On ne les insérera pas parce que c'est aussi l'une des raisons de la fragilisation de nos forces armées. Ici, rendre les armes, retournent à leur position, cantonnement, désarmement. C'est les sort qui les attend. Merci. Voilà. Ngo reka tubisubiremo ngo nta mishyikirano n'imitwe y'iterabwoba. Ibyo ngibyo barabivuze mu mishyikirano bakoze myinshi cyane, kandi parlement abadepite bemeje ko ibyo abadepite bemeje mu gihugu biba bidasubirwaho. Bemeje ko ari ukubaka intwaro kandi bagasubira iyo bavuye. Merci. Nta bindi. Reka ndebe niba twakongera kubyumvaho gatoya rwose. Les armes retournent à leur position, cantonnement, désarmement. C'est les sorts qui les attend. Merci. Voilà, je crois qu'après avoir répondu à toutes ces questions, on va terminer la présentation. Je vais demander au service de pouvoir Voilà, arabivuze rero, ndetse na Perezida wa Repubulika uyu munsi wa Congo uyu munsi yabisubiyemo mu magambo ashimira abakongomani uburyo berekanye, cyane cyane abasivile, cyane cyane urubyiruko, uburyo berekanye ukuntu bakunda igihugu cyabo, uburyo berekanye ukuntu bababajwe n'ibiri kubera mu gihugu cyabo, maze bagashyira hamwe bagakora iyo bwabaga kugira ngo birukane uriya mutwe w'iterabwoba ngo uri gushaka kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbibutse ko twababwiye buri gihe hano kuri radio televiziyo Ubumwe. Reka rero mbibibutse ko FPR yaje ifite umugambi kirimbuzi. Ibi Tito Rutaremara yarabihamije. Ibitabo byinshi byabivuzeho. Abarwaniye FPR babivuzeho. Ba Mushayidi barabyanditse hamwe na Onana.
abanditse ibitabo, abatanze ubuhamya, ababaga muri FPR uyu munsi barabivuga ko FPR yaje yibasira abahutu. Murabyumva ko nyine byabaye ngombwa ko itangwaho abatutsi babaga mu Rwanda h'ibitambo kugira ngo ibone uko yikoreza umusaraba abahutu. Ibi ngibi abatutsi bose babaga muri FPR barabizi, barabibyivugira, barabihamya. Ntago ari byo ndi butindeho. Icyo nashakaga kuvuga ni uko rwose Kagame n'umutwe w'iterabwoba yise izina rya M23 bitumye noneho arushaho kumenyekana uburyo ari umwicanyi kirimbuzi, uburyo yaje yibasira ababantu. Muhozi yabisubiyemo inshuro nyinshi muri Twitter ze, umuhungu wa Museveni. Rero nta kundi gushidikanya, ubu ngubu noneho ikigiye gukurikiraho ni uko yafatirwa ibihano. Ubwo rero iki kiganiro nagiraga ngo nongere mbabwire ko hariya Kishishe hatuye abahutu gusa, nta batutsi bahari. Ibyo bavuga ngo aba FDLR bari bashakaga kwica abaturage, byo ntibishoboka kuko nta ba FDLR bahari. Nshaka kubabwira geographically kuko njyewe ndahazi, narahatuye, narahabaye. Nagira ngo mbabwire exactement ahariho. Ni muri teritwari ya Bwito, ntabwo ari Rucuru, aho mbese hafatanye na Rucuru ya Jomba, bifataniye itongo, niho Rucuru itandukanira na Bwito. Hanyuma iyo uvuye nyine Rucuru ku muhanda wa Rucuro Katare abahazi, winjira itongo ugakomeza nyine ukazagera Ibambo. Noneho iyo ugeze Ibambo ushaka kujya i Masisi, nibwo uhita ugera Kishishe. Twajyagayo mu isoko twebwe. Nyuma ya Kishishe hagakurikiraho Katwe mbere y'uko ugera nyine Masisi. Ndagira ngo mbabwire ibi ngibi, ndimo kubibabwira kugira ngo mbumvishe ukuntu ko hariya Kishishe ari abahutu gusa bari bahatuye. Ubu ngubu bahatuye. Mbere nk'uko nabibabwiye, ndumva narabyanditse kuri Facebook, reka mbibabwirire na hano abantu batagira Facebook babyumve. Hari Ibambu, hari abantu benshi bari bahatuye ni abahutu. Cyakoze hari hatuye abandandi bakeya, abandandi nibo bari bakoraga mu tubutike bafite commerce, utuduka. Noneho abahunde bo bari abantu nabo bitungiwe no kujya guhiga. Abahutu rero hariya ni imisozi, barahinga bakeza pe, ku buryo ibishyimbo, imyumbati, ubunyobwa byavaga muri ako gace. Noneho abacuruzi bakazana ibikamyo bakabijyana Igoma bikazajya Kinshasa n'ahandi hose muri Kongo. Noneho iyo umanuka nyine uvuye Ibambu ujya Masisi, kuko na Masisi naho habagayo abahutu n'abatutsi bahinga, unyura nyine Kishishe. Hanyuma mbere yo kugera Masisi ukagwa aho ngaho Katwe. Par contre Katwe ho habaga abatutsi benshi. Bibabwira ko Katwe uyu munsi ntago yabaye atake, ntago bayivuga, bavuga Bambu na Kishishe. Ni ikigaragaza ko FPR yitwaje umutaka wa M23 yagiye hariya kugira ngo irimbure abahutu. Ntago mbatindira, nabemereye kujya nkora ibiganiro bigufi cyane kugira ngo dushobore gusobanukirwa, tutarambirwa n'uyu nakwita umukino ubabaje wa Paul Kagame n'agatsiko ke. Reka rero nsoze mbumvisha iyi ndirimbo tuyirangize.
Murakanguke iwacu, nimukanguke mwese harageze, mu mahanga ho muri mukanguke, nimukanguke mwese harageze, abatungana mwese mukanguke, kiringi imashini iratumara, abayobotse namwe irabashuka, abishatsi bahitana bwa mbere. Gicaniro gicaniro we, oya ntukazime turacyariho, bana oya ntubugore turacyariho, menye inkotanyi zaje zigeze abana b'intama, badutwaza amayeri turayoboka, batababi ntibarya mwahoranaga, naho twebwe muhumure turabakunda, kumbi bazanye ikiringi mashini kutumara, ayiwe bazanye ikiringi mashini kutumara. Mushire impumu kandi ntimuceceke, ibinyoma yarisha ntibigikora, yarabeshya amahanga ngo atumare, bimugarutse byose azinga umunya, mu karere bamugize ruvumwa, diporomasi yiwe irarangiye. Gicaniro gicaniro we, oya ntukazime turacyariho, bana oya ntubugore turacyariho, menye inkotanyi zaje zigeze abana b'intama, badutwaza amayeri turayoboka, batababi ntibarya mwahoranaga, naho twebwe muhumure turabakunda, kumbi bazanye ikiringi mashini kutumara, ayiwe bazanye ikiringi mashini kutumara.